Haleluya. Imana ni nziza kandi ibihe byose, ni koko Imana ni nziza ibihe byose. Imana ni nziza kandi ihora ari nziza, twaba tubabaye, twaba dushavuye, twaba turi mu mukiro, twaba dushonje cyangwa duhaze, Imana ni nziza, niyo kamere yayo, izina ry'Imana mu cyubahiro. Ibyo byose bigaragarira mu rukundo ruhebuje, urukundo rutangaje Imana irutugirira. Niyo mpamvu ibihe byose dukwiriye guhora dushima Imana. Reka buri wese uri kunyumva ahari hatandukanye, Uwiteka amushoboze kandi Mwuka Muziranenge abane nawe, maze icyo Uwiteka ashaka kumva, icyo Uwiteka ashaka ko kikugeraho, abamarayika barinzi bakurinde, maze nubasha kucyumva uko bikwiriye, nikibasha kukugeraho uko bikwiriye, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nanone dukomeje icyigisho cyacu gifite umutwe uvuga ngo guhitamo neza uwo muzabana, itangiriro ry'umuryango muzima. Reka mbere ya byose tubanze dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uri Imana ikomeye, uri Imana itanga ubugingo. Reka tugushimire neza n'urukundo byawe uhora utugaragariza uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ikiza, turakwinze udukize umubi n'ikibi, tubabarire ibyaha twakoze, tubarwe nk'abana bawe. Nyagasani nyagora ku ngoma, Imana itunganye, turakwinginze kugira ngo tugaragarize gutungana kwawe, uduhe kwera kandi twezeshe amaraso ya Yesu Kristo umwami wacu, tugire ubuntu, duhindure bashya, maze nugaruka uzatwembere ikamba ry'ubugingo. Nyagasani, turi abasore, turacyari bato mu by'umwuka, turakwinginze uduhembuze amata y'umwuka, maze nitugende gushaka, izina ryawe icyubahiro. Tugiye kwiga icyigisho gifite umutwe uvuga ngo guhitamo neza uwo muzabana, itangiriro ry'umuryango muzima. Turakwinginze twebwe nk'abasore, uje utuyobora muri uru rugendo, maze Mwami ishobora byose utugenderere kandi utubere umujyanama, kugira ngo ntituzahitemo uko bikwiriye, niduhitamo tutazicuza, ahubwo tuzahora tugushimira kuko wabanye natwe mu mahitamo yacu, izina ryawe icyubahiro. Komeza ubane natwe kandi udusobanurire, mu izina rya Yesu, amen. Guhitamo neza uwo muzabana, itangiriro ry'umuryango muzima. Reka turirimbe, reka turebe indirimbo ya 303 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana zo mu gitabo cy'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Indirimbo ifite umutwe ugira uti ntukumvire umubi. Ntukumvire umubi ujya ugushuka, umwumviye wese aba acumuye, wamutsinda none kubw'umukiza, byagufasha ubundi kujya umunesha. Gusubiramo, saba Yesu agufashe
kandi aguhumurize, yemeye kukurinda, azatuma utsinda. Wirinde ubucuti bw'abantu babi bakunda kukoshya gukora ibibi. Ntukavuge ijambo riteye isoni, ujye wubaha izina ry'Imana. Imana yaguha icyubahiro. Igice cya gatatu kiravuga ngo uje ugira neza, ufashe abandi, wirinde kubeshya, ahubwo ujye uba inyangamugayo, kuko ibyo ari byo bikundwa na Yesu uzagufasha. Unesha Satani yandikiwe ko azahabwa ikamba n'Umukiza we. Azahabwa ikamba n'Umukiza we. Tugira intege nke, ariko Yesu niwe mutabazi udushoboza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Inshuti basore, ndabasaba kugira ngo twumve neza amagambo ari mu indirimbo umuhimbyi w'indirimbo za 350 yahimbye agira ati: ntukumvire umubi ujya gushuka. Umwanzi Satani adushuka mu buryo butandukanye ubwo tudatekereza, kuko yihindura marayika w'umucyo maze akadushuka, akatwereka yuko ibyo atubwira ari ukuri, kandi ko bizatuzanira umunezero, nyuma bikazahinduka umubabaro, bikazatuviramo ingaruka ikomeye mu buzima bwacu. Nanone saba Yesu agufashe kandi aguhumurize. Yesu yemeye kukurinda, azatuma utsinda. Saba Yesu abane nawe. Saba Yesu akurinde. Saba Yesu aguhumurize, azatuma utsinda ibyo bishuko Satani atega. Kandi wirinde ubucuti bw'abantu babi. Hari abantu babi muri iyi si, hari abantu babi cyane bakunda kukoshya gukora ibibi. Kandi ko ntukavuge ijambo rigize rite, ijambo riteye isoni, ujye wubaha izina ry'Imana. Umusore, nkumi, inshuti, muvandimwe, reka twirinde ubucuti bw'abantu babi, reka twirinde ibigare, reka twirinde inshuti tubona ko zitazatugirira umumaro. Twirinde inshuti tubona yuko zitazatugeza kuri Kristo, zitazatugeza ku ntego twiyemeje yo muri urugendo rwa Gikristo. Ahubwo inshuti tugire Kristo, kuko niyo nshuti y'ukuri, inshuti idahemuka. Abantu b'isi barahemuka, ariko Kristo niwe nshuti ihebuje. Niwe uzatubashisha kandi azatugira inama yo gukora ibyiza. Ngo ujye ugira neza, ufashe abandi, wirinde kubeshya, ahubwo ujye uba inyangamugayo, kuko ibyo ari byo bikundwa na Yesu uzagufasha. Inshuti, muvandimwe, reka twirinde kubeshya, twirinde kubeshya bagenzi bacu ngo turabakunda. Hari voice isigaye ivuga muri iki gihe ngo sinakunda umukobwa umwe, sinakunda umuhungu umwe. Inshuti, bavandimwe, urabwira abahungu 2, 3, 4, 5, 6 kugeza ku 10 kubakunda, ubarisha umutima. Ese utekereza ko bizagenda bite? Abo bose bazakubera abagabo? Inshuti, bavandimwe, dukwiye gukoresha ukuri, dukwiriye kuvugisha ukuri, kuko Kristo abitubuza. Ahubwo tujye tuba inyangamugayo, tuvuge iki turimo, aho kugira ngo tuvuge itaturimo dushaka kuyobya abantu. Ngo unesha Satani yandikiwe ko azahabwa ikamba n'Umukiza we. Tugira intege nke, ariko Yesu niwe mutabazi uzadushoboza. Reka muri ibyo byose twisunge Kristo, twisunge Umukiza Yesu, kuko ari we uzadushoboza gutsinda urugamba n'iyo mitego Satani adutega. Niwe uzaduha urukundo, niwe uzaduha umurongo ngenderwaho, niwe uzadushoboza gukora ibyiza, kandi ibyo byiza nibyo bizaduha amahoro nta gushidikanya.
Reka dukomeze intambwe ku ntambwe mu guhitamo uwo muzabana. Ugomba guhitamo. Ni koko ugomba guhitamo. Ugomba guhitamo uwo muzabana. Nanone se kuki Imana idafata umusore cyangwa umukobwa maze ngo ikubwire uti umukobwa ahitamo uriya? Twabonye yuko impamvu Imana ibyo ngibyo itabikora, ushobora kuzayishinja ko itaguhaye uburenganzira bwo guhitamo, maze kuko Imana ari Imana itabera, ari Imana y'inyarukundo, ari Imana ishobora byose, kuko Imana idashaka ko abantu bayo bahatwa, ahubwo yaduhaye umudendezo wo gukora ibyo dushaka, ariko itugira inama yo guhitamo icyiza. Reka tugire Imana ya mbere, reka tugire Yesu Kristo inshuti nyakuri, kuko niyo izatuyobora muri urugendo rwo guhitamo abo tuzabana nabo. Uzagira icyo uhitamo. Imana yiteguye kugufasha mu gushakisha kwawe. Yasezeranye kubikora. Iboneka muri Zaburi 32:8-9. Azagufasha, ariko nawe usabwa kumvira no kuba umunyabwenge. Ijambo ry'Imana ryongera kutubwira nk'uko ryongera kutubwira mu Efeso 5:17. Nawe musore, nawe nkumi, Imana izagufasha, ariko by'umwihariko ugomba nawe kwitwa umunyabwenge, ugatekereza ndetse ugashishoza neza ibintu ugiye kwinjiramo, ugatekereza umuntu ugiye gufatanwa nawe. Birashoboka kuba warakiriye Imana, ariko ukaba utaremera kugengwa n'ubushake bwayo 100%. Nshuti muvandimwe, reka dusabe Umwuka w'Imana adushoboze kandi aduhe imbaraga, aduhe kunesha umwanzi Satani, we utubuza amahirwe yo kugera ku rugero rushimishije. Ahubwo dusabe Imana, dusabe Umwuka w'Imana ajye adushoboza kubana nawe, kuko niho tuzabonera amahoro. Niba ari uko bimeze, uzahitamo nabi. Niba utarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, kandi niba utaremera kugengwa n'ubushake bw'Imana, nta gushidikanya uzahitamo nabi. Umukobwa cyangwa umusore ashobora kwibwira ati igihe nzarongorwa cyangwa nzarongorwa n'umwizera byose bizagenda neza, kuko twese turi abana b'Imana. Oya, aha hari ubupfu bukomeye. Ni nko kwibwira uti nshobora kwambara urukweto mbonye mu kirenge icyo ari cyo cyose. Never. Mbese uzumva umeze ute igihe ikirenge cy'ibumoso kizaba kiri mu rukweto rw'iburyo? Tekereza, bizaba bimeze bike. Ntibivuze ko umuhungu wese ashobora kukubera umufasha ngo nuko yakiriye umwami. Reka, Imana itegereje ko ukorana nayo mu gushaka umufasha yakugeneye. Uzirikane ko uko wanga kumva no kuyoborwa n'ubushake bw'Imana, ukayoborwa n'ibyiyumviro byawe, uzasarura ibyo urimo kubiba. Nshuti musore, reka twe kuyoborwa n'amarangamutima, reka twe kuyoborwa n'ibyiringiro n'ibyiyumviro byacu, ahubwo reka tuyoborwe na Kristo. Ndibwira ko ubu ikibazo urimo kwibaza ari iki. Nzi neza ko Imana yifuza ko nshaka umugabo cyangwa umugore, ariko mu kuri nzamubona nte? Iki ni ikibazo gikomeye. Uzamubona ute? Reba ibyo ugomba kwitaho. Imenya wowe ubwawe. Ese ndinde?
nkeneye iki? Ndashaka umuntu umeze ute? Ese ndashaka umukristo? Ngenda umukristo. Imenye wowe ubwawe. Nshuti y'umuvandimwe, ukwiye kubanza ukamenya icyo uri cyo n'icyo ufite kuzaha uwo wifuza gufatanwa nawe. Ni gute wavuga ko umugabo cyangwa umugore ukwiye mu gihe wowe ubwawe utazi icyo uri cyo? Ese byashoboka ko habaho umuntu ukwiriye, umuntu utazwi? Ese ushobora kuzuzanya n'umuntu utazwi? Ni ubupfu bukabije kwibwira uti kuko nta kinanira Imana, nzafata uwo mbonye wese, ibisigaye Imana izabyikorera. No. Nshuti bavandimwe, iki kintu kirakomeye, twe ntitwabyishoboza. Reka dusabe umwuka w'Imana aje ayobora intekerezo zacu mu izina rya Yesu. Imenye wowe ubwawe. Bityo rero si ngombwa gufunga amaso ngo uhitemo umuntu mubi, ngo utegereze ko Imana izakora igitangaza kugira ngo kubana kwanyu kuzabe nta makemwa. Ese wiyeguriye ubushake bw'Imana mu buryo bwuzuye, ku buryo ushobora kuyobora mu by'umwuka uwakwihaye wese? Ese uha agaciro kangana iki gahunda z'itorero n'amateraniro yo gusenga? Ibaze nawe. Ese uracyari uruhinja mu byo kwizera? Ese ufite umutima w'amaharakubiri? Ese wabuze umugambi Imana ifitiye ubuzima bwawe? Ibyo byose ni ibibazo ukwiriye kwibaza. Ese musore, ese mukobwa, wifuza gusohoza umurimo Uwiteka yaguhamagariye? Ese uwo wifuza gufatanya nawe azagufasha mu kugera kuri uwo murimo Uwiteka yaguhamagariye? Ese wanga icyaha n'umutima wawe wose, wabatuwe mu bubata bwacyo, cyangwa kiracyagufiteho ububasha? Ese mu buryo bwuzuye witanze nk'igitambo kizima kandi gishimwa mu maso y'Imana, cyangwa uracyari uw'isi? Urifuza kujya mu ijuru mu gihe ukiri imbata kandi wishimira iby'isi? Ese intambwe ku ntambwe uko Uwiteka aguhishuriye ubaye ubushake bwe, witeguye kumwumvira muri byose? Banza wimenye. Menya ubwenge. Menya mu by'ubwenge. Mfite amashuri angahe? Ese mugabo n'umugore nifuza gushaka cyangwa gufatanwa nawe, afite amashuri angahe? Ese umugabo nkwiriye gufatanwa nawe afite amashuri angahe? Iki kintu tukigiraho nabyita, ntabwo tucyumva neza. Yego kuko amashuri si yo yubaka, ariko ndakubwiriza ukuri nshuti muvandimwe, niba ushaka amahoro, shaka uwo muri ku rwego rumwe, shaka uwo wisanzuyeho. Ni hahandi uzabona umusore yarangije masters degree, umukobwa yarangije senior 3, abandi basore bagenzi b'umugabo baje kumusura barangizanyije amashuri, bamwe ari abadogiteri, abandi bafite imirimo itandukanye,
ugasanga waje gusura umusore, ugasanga umusore yahaye itegeko umugore we kuko ataza kugera muri salo, ahubwo agashaka abandi bakobwa biganye akaba aribo bamufasha kwakira abashyitsi. Noneho n'umudamu ibyo bavuga bazanamo indimi zitandukanye, bazanamo ibindi bintu, ugasanga ari mu majune, ugasanga nta bwisanzure, ugasanga ibintu biramukomereye, agasa n'aho adatuje. Ni hahandi uzasanga umusore yarangije kaminuza azanye umugore warangije pirimeri, umusore ntabonye akazi, akamusuzugurira amashuri yize, ati ese mbese ayo mashuri wize yakumariye iki? Inshuti bavandimwe, mu ishuri duhura n'ibigeragezo byinshi, duhura n'ibituremerera byinshi, ni urugamba runakomeye. Reka tujye dusaba Imana ubwenge, reka tujye dusaba Kristo mu bwitamyo, kandi n'iki dukwiye kukigenderaho, nta kintu ukwiriye kurenza amaso. Menya amarangamutima yawe. Ese bijya bingora kwisobanura mu bwisanzure? Ese biranyorohera gushaka inshuti cyangwa birangora? Ese igihe ngize ikibazo gitindaho cyangwa nigarura vuba? Ese ndi igifura? N'ibyo bintu ukwiriye kubyibazaho, maze ugashaka ubu ushaka kuzafatanwa nawe, ese azaba ateye ate niba anteye gutya? Nshuti bavandimwe, nta kintu dukwiye kwirengagiza, nta na kimwe dukwiriye kwirengagiza. Umukobwa ukwiye kubaza uti ese ndi umukobwa cyangwa umukobwa usesagura mu byo kwizigama cyangwa imari? Ese mbanguka mu magambo cyangwa mu bitekerezo n'ibikorwa? Ntabwo mbanza kwitonda. Ese ngira isuku cyangwa isuku ntiwayimbazaho? Nshuti bavandimwe, dukwiye no kumenya uko ubuzima bwacu buhagaze. Ese mfite ubuzima buzira umuze cyangwa ndarwaragurika? Hari umugabo ukomeye naba mfite? Ese mbifata nk'ibyoroshye cyangwa biranegekaza ku buryo mba numva nkeneye kwitabwaho bikomeye kandi nta muntu wamva iruhande? Ese ngirira umuntu urwaye, kumutega amatwi, kumuhumuriza no kumufasha no kumuha bugufi? Ibyo byose ni ibyo dukwiye kwibaza mu kwimenya ubwacu. Nshuti bavandimwe, nta kintu na kimwe gikwiriye kwirengagizwa kandi ubona ko ari ingenzi mu iterambere n'umunezero mu muryango witegura gushinga, kuko urukundo si ubuhumyi. Ubasha kwibwira uti ijwi ry'umukunzi wanjye ni ryiza, uko ryaba ryiza kose, ariko indi mico yirengagijwe ntacyo byaba bimaze. Se ni ukuri? Dukwiriye kuba batareba housing, mbere na mbere dukwiriye kureba mu mitima, kandi ntitubishoboye, ahubwo dukwiriye kugira Kristo nyambere mu mibereho yacu.
kuko niwe ureba mu mitima y'abantu, niwe uzadushoboza, niwe ubasha kumenya ibihishwe na muntu. Uko isura ye yaba iri kose cyangwa ijwi rye ryaba riri kose, indi mico yirengagijwe ntacyo byaba bimaze. Ngaho tekereza utwawe n'ijwi, ariko uwo mukobwa cyangwa umuhungu wawe akaba asesagura umutungo w'urugo, ku buryo wowe n'abana bawe mutakibasha kubona igaburo. Ibaze ibyo bikubayeho umusore cyangwa nkumi. Nanone ubasha kwihanganira kwikorera umutwaro ukawugendana kilometero 1 cyangwa 2, ariko sinzi niba wowe wazashobora kwihanganira kwikorera umutwaro ibirometero 100 kugeza ku 1000. Nshuti bavandimwe, tekereza neza wongere utekereze. Nta kintu na kimwe ukwiriye kwirengagiza mu guhitamo uwo muntu muzabana, kuko umuntu muzabana mugiye kuzabana none kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwawe. Niyo mpamvu dukwiriye gutera iyi ntambwe twitonze, dusaba n'imbaraga Mwuka w'Imana, kandi tugasabana ubwenge. Mu gihe ubona ko utarimo guhuza n'uwo witaga ko yazakubera umufasha, mureke, kuko afite uwo bazahuza kandi ibintu bikagenda neza. Kandi muri uko guhitamo umenye yuko ibishashagirana byose atari zahabu. Ku bw'ibyo guhitamo muzabana ni byiza. Kwirinda gukururwa n'ibintu bigaragara inyuma. Umusore rimwe na rimwe atekereza ku bwiza bugaragara inyuma, umukobwa we agatekereza ku mwanya umusore afite muri sosiyete, umurimo akora, ndetse no ku mafaranga. Nshuti bavandimwe, reka Satani yaduhumye amaso. Satani ntashaka ko tureba kure, ariko Kristo yaramutsinze ku musaraba. Nshuti basore, reka tujye tureba kuri buri kimwe cyose. Ntabwo koko wakwirengagiza kureba ubwiza bw'inyuma, ariko dukwiriye nanone kureba ku bwiza bw'ibihishwe. Umukobwa we atekereza ku mwanya umuhungu afite muri sosiyete cyangwa amafaranga afite. Basore, nshuti nkumi, reka dutekereze neza. Nanone hari abakururwa n'amafaranga, ugasanga ibyo bakekaga ko bafite ni ibitirano. Ukazasanga ageze mu rugo arindagiye, ataye umutwe, agiye no kwiyahura. Ibyo yari yaramwijeje agasanga ntibiriho. Nshuti bavandimwe, reka dusabe Mwuka w'Imana adushoboze kandi aduhe imbaraga. Ngo abandi bakibaza niba bazabana mu gihe kizaza. Akunda umuziki, siporo, gutembera, niba yirabura cyangwa niba ari inzobe, umuntu ufite imbaraga n'ibindi wabasha kongeraho nawe. Ibi ni bimwe mu bibazo byinshi twibaza, ariko niba ari byo dushingiraho dushaka uzatubera umufasha mu gihe kizaza, tuba turimo kunyura ku ruhande rw'icy'ingenzi kigomba gukorwa. Muri iyi ngingo abakristo benshi baratsinzwe. Sinumva ko uzabyirengagiza ntubihe agaciro, ariko icyo ukeneye kuruta ibindi byose ni umufasha ufite imico iboneye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ufite umufasha ufite ubwenge bw'iby'umwuka, ni umufasha kandi ni umuntu urangwa no kubaha Imana, kandi imibereho ye yose ikaba ishingiye ku gusabana n'Imana. Icyo ukeneye kuzakubera umufasha kuruta ibindi ni umuntu ubasha kugukomeza no kugusubizamo ibyiringiro igihe umuraba wisutse ku muryango. Nshuti bavandimwe, turasabwa gutekereza kuri ibi bintu neza, turasabwa kubiha agaciro. Reka Mwuka w'Umuziranenge atubashishe
reka Imana Data ishobora byose iturinde kandi iduhe kumva, iduhe kugira amatwi yumva, iduhe amaso areba. Ubusanzwe mbese mbere yo gusezerana umuntu kubana nawe, ugomba kubanza kumva ko wabonye ibihamya bikwemeza ko wabonye umuntu muzima kubw'ubushake bw'Imana kandi unyuzwe mu mutima wawe. Kandi kugira ngo ibyo ubigereho ukeneye igihe cyihariye cyo kubana n'Imana wihanganye kandi usenga. Abantu bagomba guhitamo inshuti rimwe gusa. Nanone tugarutse kuri cya kindi cyo gutendeka, ukwiriye guhitamo inshuti rimwe gusa. Niyo mpamvu ukwiriye kwitonda, niyo mpamvu ukwiriye gutekereza ugakoresha ubwenge bwawe bwose, ugakoresha umutima wawe, ugakoresha imbaraga zawe zikomeye kandi ugasaba na Mwuka w'Imana, ukabana n'Imana mu kugufasha guhitamo, kuko bisanze ko ugomba guhitamo inshuti rimwe gusa. Ariko kuko turi abantu ba kamere tuva mu masezerano kenshi, bityo tukisanga mu mibereho yo guhinduranya inshuti buri kanya mbere yo kubasha kubona uwo tuzashyingiranwa nawe. Muri ibi byose ukwiriye kwirinda gukora ikosa ryo guhitamo nabi. Ushobora hari kuvuga uti ariko hari ijambo navuze kandi nemeye, ni gute mbasha kwisubiraho? Niba isezerano watanze rivuguruza ibyanditswe byera, ibyiza ni ukubivamo hakiri kare. Nshuti muvandimwe, niba waratanze isezerano ku muhungu cyangwa ku mukobwa, mubwira ko umukunda kandi ko wemeye kuzamubera umufasha, mu gihe mutari mwabigaragaza ku mugaragaro, mu gihe mutari mwasezerana isezerano imbere y'amategeko n'imbere y'Imana, ari mwe mwasezeranye muri babiri, mu gihe ibyo bitaraba, ni ngombwa ko usesa amasezerano utaragera mu rugo, mutarashinga umuryango. Ngo ucishe bugufi ujya imbere y'Imana, wihane ubugoryi wakoze bwo gutanga isezerano ridafite impamvu. Nshuti bavandimwe, dukwiriye gutanga isezerano dufite impamvu nyamukuru dutanze iryo sezerano. Ntabwo ari kwa kundi uhura n'umukobwa, ntabwo ari kwa kundi uhura n'umukobwa mu modoka ivuye Musanze igiye Kigali, murajyanye muricaranye, muraganira kunze, nyuma y'ibyumweru bibiri mutangiye gupanga ubukwe. Ese uribaza bizagenda bite? Umuntu ntumuzi. Amaherezo tekereza ko ibyo bizagenda bite? Ibyiza ni uko wakisubiraho ku ijambo wavuze mu gutinya Imana, aho kurikomeraho ngo uteshe izina ry'Imana yawe agaciro. Ibuka ko hari ijuru dukwiriye guharanira kujyamo, n'inzira igana mu irimbukiro dukwiriye kuzibukira. Nshuti munzani muvandimwe, ndaguhamagarira gukomeza aya magambo, ndaguhamagarira kumva neza icyo Imana idushaka nk'abasore. Imana ikomera ku cyo yashatse kuvuga ubwo yabuzaga ababyeyi bacu ba mbere kurya ku giti cyabuzanijwe. Kutumvira kwabo kwinjije Satani n'uburiganya bwe mu isi. Nshuti bavandimwe, niba twaratanze ayo masezerano y'ubugoryi, niba twaratanze ayo masezerano tubihubukiye, niba twaratanze ayo masezerano kubwo kugira ngo dushimishe inshuti zacu zo ku ruhande, niba twaratanze ayo masezerano bitaturimo, ni ngombwa ko ayo masezerano tuyasesa. Nubwo isezerano ryaba ryarasezeranywe utazi neza ingeso z'ugambiriye kumufatanywa, ntugatekereze yuko iryo sezerano riguhatira guhiga umuhigo wo gushyingiranwa no gufatanwa mu bugingo bwawe n'udakunda kandi utubashye. Biboneka mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo ku ipaji yaho ya 47. Witondere cyane uko ujya gusezerana, ariko ikiruseho cyane ni ukwica amasezerano mbere yo gushyingirwa kuruta uko
mwazatandukana hanyuma nk'uko benshi babigenza. Ingo zo mu iyi minsi zararindagiye, imiryango mu minsi imyinshi usanga ziri mu manegeka. Ndagusaba musore, muvandimwe, inkumi, inshuti yanjye, kugira ngo dusabe Imana twe kuzamera nk'abo ngabo tubona bahora birukanka ku misozi bari guhigana, ahubwo reka ingo zacu zizabe aho kwishimirwa, reka ingo zacu zizabe umunezero, reka ingo zacu zizabe ijuru rito. Nimureke intambwe yose yerekeza ku masezerano yo gushingirwa iteranwe ubupfura, ubugwaneza, gukiranuka n'umugambi wo gushishikarira kunezeza Imana no kuyubaha. Gushyingirwa bihindura ubugingo bwombi, ubwo muri iyi si n'ubw'isi izaza. Nshuti bavandimwe, iyo washatse neza uzagira n'amaherezo meza, kuko ushatse nawe muzabana nanone kuva mu mushakanye kugeza umwe muri mwe avuye mu mubiri. Sinzi niba ari wowe cyangwa we uzava mu mubiri imbere, ariko icyo nzi neza ni uko umubano wo mu rugo, umubano w'abashyingiranywe, niba mwarizeye kandi mwarayobowe na Mwuka w'Imana, ntabwo uzigera wibagirwa uwo mwabanye, ntabwo uzigera utandukanywa nawe ku mutima, ahubwo buri gihe cyose uzakomeza kubana nawe. Reka uwo mwemeje kubana nawe muzatandukanywe n'urupfu. Umukristo nyakuri nta migambi azagira Imana itemera. Urugo rwa Kristo, Nanone paje 48. Nitwimura Imana nayo izaturekera uburenganzira bwacu. Ikintu kimwe rukumbi cyatuzanira amahoro n'umutekano muri ubu buzima ni ukumvira ubushake bw'Imana mu kiguzi cyose byadusaba, kuko niyo bwenge n'urukundo rutarondoreka. Nshuti bavandimwe, reka twisunge Kristo, reka tuyoborwe n'Imana, reka tugire Kristo inshuti nyambere, kuko ni inshuti nziza idahemuka, kuko ni inshuti nyanshuti, ni inshuti itazigera idutererana. Bavandimwe, reka Kristo abe umuyobozi n'umugenga wacu muri byose. Reka Kristo atubere uwo kwishingikirizaho, nibwo tuzagira amaherezo n'amasaziro meza, nibwo tuzagira imiryango myiza, nibwo tuzagira imiryango mizima kandi yubaha. Ubukwe no gushyingirwa ni umuhango kandi ni igihango twarazwe n'Imana ubwayo. Ni irembo ry'urugo, si iry'urushako. Gushyingiranwa bivuze gusiga bose ukabana n'umugore wawe n'umugabo wawe akaramata iteka. Gushyingiranwa ni igihango cy'iteka. Urugo rwa none ni ijuru rito cyangwa se ni ikuzimu. Ese nshuti musore, urifuza ko urugo rwawe ruzaba ikuzimu? Ntawe wifuza ko urugo rwe rwazaba ikuzimu, ahubwo twese turifuza ko urugo rwacu rwazaba ijuru rito. Reka dusabe Mwuka w'Imana, reka Mwuka w'Imana wemeza abantu atwemeze kandi atwiborere, adufashe guhitamo kugira ngo ingo zacu zizabe ijuru rito. Gushyingiranwa n'uwo muzabana bizagenga imibereho yawe n'ahazaza hawe, none na nyuma y'ubu buzima. Kwegurira umusore umutima wawe, kumwemerera ko umubera umugore, uba umuhaye ipfundo ry'ubuzima bwawe. Nibyo koko, uba umuhaye urwaho rwo kukuyobora ngo agutware. Niba wemeye yuko umuntu agutwara, ese uwo muntu ugiye kugutwara
ninde? Ameze ate? Ese imico ye urifuza, urahamanya nawe n'umutima wawe, kuko imico ye ari nayo igaragaza uko azagutwara, irahamanya n'uko wifuza kuzamera? Ese uwo muntu azakugeza aho wifuza kugera, aho Imana yifuza kujya, kandi niwe uzagerayo amahoro? Nshuti bavandimwe, reka Uwiteka atwiyoborere muri byose. Gushyingiranwa ni ikintu kizagira ingaruka nziza cyangwa mbi mu buzima bwacu, haba none n'iteka ryose. Umukristo nyakuri ntazatera intambwe atabonye ibihamya ko Imana ibyemeye, kandi ntitugomba kwinezeza ubwacu kuko na Kristo we atinejeje. Ntabwo ari ukuvuga ko umuntu agomba gushaka uwo adakunda, ariko nanone ntitugomba kwemerera ibishashagirana n'ibishyika byacu kutuyobora mu irimbukiro. Nshuti, reka twitonde, kuko ibihumbi byinshi n'imiryango myinshi tubona ko babana mu buryo tutifuza, babana mu buryo bw'umwiryane, babana mu buryo budakwiriye kandi uburyo bubabaje, babana mu mpagarara. Niyo mpamvu ngira inama urubyiruko rugenzi rwanjye, urubyiruko rugeze igihe cyo kurambagiza, rugeze igihe cyo guhitamo uwo bazabana, ko batagomba guhubuka mu guhitamo no gutoranya uwo bazabana. Nshuti bavandimwe, nta rwitwazo, nta rwireguro dufite, byose twarabyandikiwe, byose Kristo abinyujije mu bagaragu bayo yari abitumenyesheje. Icyo dukwiriye kumenya ni ugupima icyo tureba cyose, tukitegereza amajyambere yose n'ingeso z'uwo tugambiriye gufatanwa nawe mu bugingo bwacu. Iyi ntambwe tugiye kuzatera ni imwe, intambwe ugiye gutera ni imwe mu ntambwe zikomeye cyane. Ntabwo ukwiriye kuyitera n'ubwira, naho wakunda ntugakunde utabanje gutekereza. Nshuti muvandimwe, inama zose twarazihawe, byose biri mu ijambo ry'Imana. Imana ntacyo itadukoreye, Imana ntacyo itaduhishuriye, byose byarahishuwe. Icyo dusabwa ni ukugendera mu mategeko n'amahame Imana yashyizeho. Icyo dusabwa ni ukwisunga Kristo akatubera umuyobozi. Nk'uko umusore azeza inzira ye, ayejesha kwitondera ijambo ry'Imana nk'uko Imana yamutegetse, kandi Imana yadushyakishije umutima wose, reka ntitwemere kuyoba ngo tureke inzira Kristo yadutegetse. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Uwiteka, uri wowe guhimbazwa, unyigisha amategeko wandikishije. Reka Kristo atwiyoborere, reka Kristo aturinde muri byose, kandi ntitugomba gushyira imitima yacu mu kaga.
binyuriye mu kuba imbuto z'urukundo, kandi ntidushobora kuba abanenganenzi mu guhitamo abo tuzabana. Inshuti basore nkunda, agahe gato mutakaza mu kuba imbuto z'ubupfu kazera umusaruro uzuzuza agahinda mu mibereho yanyu yose. Isaha imwe gusa y'ubupfu wirunduriye mu gishuko ishobora guha ubuzima bwawe bwose icyerekezo kibi. Inshuti bavandimwe, reka twisunge Kristo umuyobozi wacu. Reka dutekereze ku gihe twahawe, igihe dukwiriye kugikoresha neza, dukwiye kugikoresha uko kiri, kandi twagira ngo tugikoreshe neza. Ntidukwiriye kwirundurira mu bishuko, ntidukwiriye kujya mu rubuga Satani duhuriramo byoroshye, ntidukwiriye gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Reka Kristo, reka Imana ishobora byose ije ituyobora mu rugendo, kandi mbere na mbere tubonye ko Imana ariyo izadushoboza. Imana, umugore, umugabo. Imana ni umuhuza w'umugabo n'umugore. Reka nshuti basore twemere guhuzwa na Kristo. Twere kwihitiramo dukurikije irari ryacu. Twere kwihitiramo dukurikije uko tubyumva, nuko hari ibiduhatira. Reka Kristo ayobore intekerezo zacu. Reka guhitamo kwacu kuzaba kwiza. Reka guhitamo kwacu kutazabamo kwicuza nyuma y'igihe runaka. Reka Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi imitima yanyu irarindwe itazaba mu bwayo bwo Kristo azaba agarutse. Mwese mbifurije kuzagira imiryango myiza, kuzagira imiryango mizima. Ibyo mbasabeye nanjye musabe mu izina rya Yesu. Amen. Dusenge. Data twese uri mu ijuru, habwa icyubahiro. Ngushimiye ineza n'urukundo rutugirira, izina ryawe nirishimwe. Uri Imana ishobora byose, uri Imana itanga ubugingo. Turakunyuze uduhe imitima yishimira kubana nawe, uduhe kukwakira nk'umujyanama mu mibereho yacu. Turinde kuzakorwa n'isoni, uduhe kubana nawe. Utuyobore, kuko nituba turi kumwe nawe ntituzayoba. Ujye uduhitamo neza uwo tuzabana. Tugusabye kugira ngo uduhe umugisha, uzaduhe imiryango mizima, uzaduhe kuzagira amaherezo meza. Njye dusaba mu izina rya Yesu. Amen. Reka mbashimire mwebwe mwese mwabanye nanjye. Uwiteka akomeza aduhire kandi aduhane umugisha. Kandi mbashimire uburyo mukomeje kudushyigikira, mukora subscribe, mutanga n'ibyifuzo byanyu muri comment. Reka mujye mukora na share kugira ngo iyi message igera ku bantu benshi, kuko twese turakeneye. Reka utarakora subscribe ayikore. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.